inama zagufasha gukoresha amafaranga yawe mu buryo butekanye kandi akakugirira akamaro, akagirira akamaro famiye yawe n'umuryango wawe. Welcome, iyo mu cyaro cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, ndagusaba gukora subscribe kandi like, sharing video bagenzi bawe no kwandika comment. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakoreshamo amafaranga yawe akakugirira akamaro kandi akagirira akamaro famiye yawe, umuryango wawe, cyangwa se nawe ubwawe kugira akamaro bitewe n'uburyo wayakoresheje neza. Benshi basubizwa inyuma mu bukene kubera kutamenya gukoresha amafaranga yabo neza no kutamenya kuyasevinga no kuyajera. Ingingo eshatu cyangwa ibintu bitatu bishobora gutuma umuntu asubira mu bukene bitewe n'uburyo amafaranga ye yakoresheje nabi. Icya mbere, kugura ibintu bidakenewe unnecessary. Kugura ibintu bidakenewe bituma amafaranga yawe asubira inyuma, nko kugura televiziyo utari uyikeneye cyangwa utari wayiteguye kwibuze kuyigura, icyo bita gupfusha ubusa no gusesagura umutungo. So nyine kugura televiziyo imwe mu rugo hari indi zikaba ebyiri, ubwo urumva iya kabiri aba ari gusesagura umutungo. Ubundi buryo bwa kabiri, kutamenya gusevinga amafaranga cyangwa se kubika. Hari igihe umuntu akorera nk'umushahara w'ibihumbi 50 cyangwa 100, ariko akaba atakuramo ibihumbi 10 cyangwa 5 ngo abisevinge kuri konti kugira ngo wenda azamugirire akamaro hazaza. So ntabwo ushobora kubyumva, ariko nutangira kujya usevinga amafaranga yawe, niba wenda uri umucuruzi, ku munsi umwe, 2, 3, gerageza ubikemo 1000 ku munsi, ugishyire wenda kuri mokash cyangwa se ushyire ku yindi konti runaka. Bizagufasha kuzigamira ejo hazaza. Ubundi buryo bwa kabiri butuma umuntu adatera imbere, uburyo bwa gatatu butuma umuntu amafaranga ye apfa ubusa cyane, agakoresha ibintu bitari ngombwa. Uburyo bwo kutamenya gukoresha amafaranga no kumenya ibigurwa kugira ngo bibyare umusaruro. Hari igihe uba utazi gukoresha amafaranga yawe, ukayagura ibintu bidafite agaciro, ugasanga urahombye, kandi hari ibintu wakabaye ukoresha amafaranga yawe bikakugirira akamaro. Buriya ubutunzi, umutungo utimukanwa ugira akamaro cyane mu nyungu runaka. Amasambu, inzu, ibibanza, amafaranga yawe uyabitse mu bibanza cyangwa se mu mazu, cyangwa se ukarangura wenda kenkayori, ukarangura sima. Ntabwo zijya zipfa kandi sima zirakoreshwa cyane, ariko bitewe n'uburyo wowe wacitse intege wumva udashaka gukora ibintu bya danje, nta muntu ukikubwira ngo ukora iki kintu. Wowe utekereza ukuntu gihenze, ugatekereza uburyo uzahomba, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. So tinyuka amafaranga yashore mu bintu biremereye kandi bifite imbaraga. Niba ujyanye amafaranga yawe kuri konti, ntabwo ari kunguka, uri guhomba. Wowe yashore mu bintu bifite inyungu, mu bintu bifite akamaro. Tangira ugure ibibanza, niba ufite wenda 4, 5, 10, 20, genda ugure ibibanza ahantu hazakugirira akamaro. Ugure amazu, amafaranga yawe uyabike mu bikorwa. Ubutaha ashobora kuzakungukira andi menshi cyane bitewe n'ibikorwa wayabitsemo.
amafaranga abitse mu butaka ntabwo ajya ahomba, amafaranga abitse mu mazu ntabwo ajya ahomba, amafaranga abitse mu bibanza ntabwo ajya ahomba, kuko anytime, isaha iyo ari yo yose, ayo mafaranga yawe yakugirira akamaro. So reka nze mbahe tipu cyangwa se bonasi. Buriya iyo ufite amafaranga, ikintu ugomba kuyakoresha, ugomba gutekereza ibintu bibyara inyungu, kubera ko ibintu bitabyara inyungu bigusubiza mu gihombo. Ugasanga ugiye kurangura butike, urayiririye, urayimaze, gusa ubwo inyungu ibirimo ni iyi. Wowe shora amafaranga yawe mu bibanza, shora amafaranga yawe ucuruze butike zifatika nk'amakenkayori cyangwa amadepo, usavinga abantu ibintu bikenewe. So ndatekereza ubu buryo ni uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kugura ibibanza, gucuruza amazu. So ndatekereza umutungo wawe waba udahombye. So tujye kurebera hamwe, ese iyo umajije kubika amafaranga yawe muri ubwo butunzi bigenda bite? So urategereza, iyo umaje kugura ibibanza, ukagura amazu, agashira wenda nk'igihe cy'ukwezi cyangwa amezi abiri, bikanza bikunguka, so ukabona kubisubiza ku isoko. Ndabakunda cyane. Izi nama, niba hari akantu wumvisemo k'ingenzi, kugira ngo ukande subscribe, like, comment, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, agira ngo ugire ibiganiro byose twagiye dukora hano, ariko icy'ingenzi ni subscribe, like na comment, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.